Hello guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko mutangiye umwaka wa 2025 mumeze neza, abantu mukurikira Learn with Dr. Odile, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse n'uko wakwita ku mwana agakura afite ubuzima bwiza. Ndagushimira wowe wahisemo gukora subscribe on my YouTube channel kugira ngo udushyigikire, kandi rwose ndabasuhuje aho muri hirya no hino, bifuriza cyane umwaka mushya muhire. Imana izabane namwe, Imana izabaha umugisha mu byo muzakora byose, Imana izabayobore mu bintu byose muzakora muri uyu mwaka, kandi mbifurije amahoro atangwa na Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimira rero weho uri kureba iki kiganiro, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ngo uhaye ikaze, kandi ngusaba gukora subscribe, like, kugira ngo ibiganiro nyine byacu bijye bigera ku bantu benshi kandi bibagirire umumaro. Ndabizi neza yuko ibiganiro ari ingenzi kuri wowe ufite umwana, kuri wowe nyine wita ku mwana, kuko uzajya ugenda wungukiramo ibintu byinshi bijyanye n'uko wakwita ku mwana, bijyanye n'uko nyine wafasha umwana wawe kugira ngo akure neza. Niyo mpamvu rwose niba utarakanda ku nzogera, please do so kugira ngo dushyigikire kandi bitubere motivation yo gukora nyine ibiganiro byinshi, kuko biba bitwereka ko hari abantu benshi nyine biri kugirira umumaro. Kandi ndabasaba gukora comment ku biganiro byacu, niba rwose uba wumva ibiganiro hari icyo byakunguye, hari icyo byagufashije, wakora comment. Icyifuzo, ibitekerezo byanyu birakenewe kugira ngo nyine tumenye ibyo mukeneye, ibiganiro mukeneye, nyine ibiganiro byabafasha, kuko uru rubuga tubagezaho ibiganiro nyine bijyanye n'umwana kuva umutwite, urugendo rwo kumurera, urugendo rwo kumushyigikira kugira ngo abe wa muntu wifuza nyine ko yaba we nk'umubyeyi wese, kuko aba yifuriza nyine umwana we ikintu cyiza. Ikindi, Learn with Dr. Odile yabateguriye ibiganiro cyangwa session ku bana b'abangavu, abana b'abateenager. Nimba ufite umwana uri muri icyo kigero rwose, ni byiza yuko wanyandikira inbox kugira ngo nyine turusheho kugenda tubabwira gahunda z'ibyo biganiro, kuko tuzajya twungukiramo ibintu byinshi bivuga ku buzima bw'umwana w'umukobwa. Ese ni gute umwana w'umukobwa nyine yakwitaho igihe ageze mu gihe cy'ubwangavu? Ese ni gute umwana w'umukobwa yakovakaminga challenge zose ahura nazo igihe atangiye kujya mu mihango? Kuko ndabizi neza yuko hari challenge nyinshi bahura nazo, rimwe na rimwe bakeneye wa muntu nyine ubaha bya bisubizo bya nyabyo, wa muntu ubaha inama, wa muntu ubagayidinga, wa muntu nyine ubumva, ubashyigikira, wa muntu ubafasha kugera ku nzozi zabo. Aha rero niho hantu heza abana b'abakobwa bazajya bakora ibyo biganiro, kuko tuzajya tugira session buri weekend, twifuza yuko nyine abana b'abakobwa bamererwa neza, bakagera ku nzozi zabo neza, ikindi bikabafasha kugera nyine ku ntumbero zabo. Ni ukuri, kuko ni ibintu byiza kuba uri umwana w'umukobwa wifuza kugera ku kintu finally nyine ukakigeraho. Muri ubwo buryo rero tuzajya tubafasha nyine kumenya uko bavakaminga challenge zose kugeza bageze ku nzozi zabo. Wowe mubyeyi uri kundeba ufite umwana w'umwangavu, ni karibu kugira ngo nyine tujye tubana kenshi muri ibyo biganiro. Ikindi tujye dufasha nyine abo bana b'abakobwa. Guys, uyu munsi ikintu numva nshaka ko tuganira, cyangwa ingingo y'uyu munsi ndashaka ko tuganira, ese ni gute wafasha umwana wawe nyine kugira ngo atanyara ku buriri? Kuko icyo ni ikibazo gihangayikisha cyane cyane, yuko umwana uko agenda akura nawe akisanga muri iyo situation. Ni ukuri biramubangamira. Wowe mubyeyi rero ukwiye kumenya, ese ni gute wakwita kuri uwo mwana nyine kugira ngo nimba anyara ku buriri, cyangwa ube warinda umwana kunyara ku buriri, kuko
kuko sometimes nyine bibera umwana na burden, nawe ubwe nyine agira shame y'uko ashaka kuba anyara ku buriri. Kandi hari uburyo ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo atanyara ku buriri cyangwa atazanyara ku buriri, cyane ku mwana urengeje imyaka 2 rwose birashoboka. Uyu munsi rero urasobanukirwa byinshi by'uburyo wafasha umwana wawe kugira ngo atanyara ku buriri, kuko usanga n'ababyeyi ubwabyo bibabera ikibazo, nyine ugasanga rimwe na rimwe babaye harsh ku bana babo, kandi atari ibintu byiza rwose. Wowe mubyeyi uba ukwiye kumva umwana, uba ukwiye kumwumva kuruta n'undi muntu wese. Rero ni byiza yuko ugenda umenya cyangwa ugenda wunguka ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye bigufasha kurera umwana wawe neza, nta kumubangamira, umwana nta kumutoteza umubwira amagambo mabi, nawe ubwe biba bimuremereye. Rero ni byiza yuko umwana umwumva ukamushyigikira, ahubwo ukamufasha nyine kuva muri ya situation nawe asa nkaho iba itamworoheye. Nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro, ni ukuri ndabizi hari abantu benshi bafite ibyo bibazo, hari abana benshi bafite ibyo bibazo, ikindi hari n'abantu bakuru bafite ibyo bibazo. Rero ni byiza yuko urinda umwana kugira ngo atazakura yisanga muri iyo situation, cyane cyane iba itamworoheye, ibimubangamiye, cyane yuko abana benshi iyo bageze muri interina nyine bafite ibyo bibazo, usanga ari ba bana bahezwa, babana nyine bumva bafite shame, bishobora no kugira ingaruka ku mikurire y'umwana, psychological, social, even performance mu ishuri, ugasanga nyine bimubera burden. Ni byiza yuko uwo mubyeyi nyine umenya strategy, buri kintu cyose wakora kugira ngo ufashe umwana wawe gukura neza. Nongeye kuguha ikaze. Nk'uko nari mbabwiye, ese ubundi nyine kunyara ku buriri ni ibintu biri normale? Ese kunyara ku buriri ubundi umwana aba akwiye kureka kuba yanyara ku buriri agize imyaka ingahe? Ubundi kunyara ku buriri nyine nk'uko mwese mubizi mu rurimi rw'amahanga tubyita nocturnal bedwetting cyangwa nocturnal enuresis. Icyo gihe rero ubundi bikunze kuba ku bana bari munsi y'imyaka 7, kuko akenshi abana bagize imyaka 7 baba barangije, cyangwa kuba banyara ku buriri biba bisa nk'ibiba nyine byarangiye. Ubundi kunyara ku buriri bishobora kuza hari nk'ibyo twita ngo primary, cyangwa bikaza ari ibyo twita secondary. Kunyara ku buriri biba primary ryari, cyangwa biba primary nyine, okay, I'm sorry, hari ibyo ntari bubashe kujya nyine mbona ikinyarwanda cya nyacyo, murajya munyihanganira, ariko ubundi nk'uko nari mbabwiye kunyara ku buriri bishobora kuba primary cyangwa secondary. Biba primary rero igihe umwana anyara ku buriri ariko nta yindi sinye cyangwa nta yindi symptom nyine agaragaza ku buzima bwe, cyangwa nta kindi kintu nyine umwana gihangayikishije ku buzima bwe, cyangwa nta kindi kimenyetso afite usibye kuba wenda yaba anyara ku buriri gusa. Umwana icyo gihe rero, iyo umwana anyara ku buriri gusa nta kindi kimenyetso afite, icyo gihe tuzavuga ko afite primary nyine nocturnal enuresis. Icyo gihe rero uzasanga umwana nyine anyara ku buriri nta kindi kimenyetso afite. Bizaba secondary igihe umwana ashobora kuba anyara ku buriri ariko akagira n'ibindi bimenyetso bikurikiyeho usibye kuba yanyara ku buriri. Icyo gihe uzasanga umwana ashobora kuba yanyara ku buriri wenda, ariko agacishamo akaba yamara nk'amezi 6 atanyaye. Icyo gihe bivuze ko haba hari ikindi kintu nyine gituma uwo mwana anyara ku buriri, kiba gikwiye kurebwa kugira ngo harebwe nyine impamvu ishobora kuba ibimutera. Icya kabiri usanga ari wa mwana nyine unyara ku buriri no ku manywa igihe aruhutse, ugasanga uwo mwana nyine anyara ku buriri. Biriya bintu ntabwo ari ibintu biri normale, uba ugomba kuba wageza umwana kwa muganga kugira ngo harebwe ikintu gituma nyine umwana anyara ku buriri. Ikindi uzasanga ari wa mwana ushobora kuba unyara ku buriri akababara, wa mwana ushobora kuba ujya kunyara ku buriri wenda intara zigatinda kuza, akarinda nko kwikanira se. Uzasanga ari wa mwana ushobora kunyara ku buriri ariko nanone yajya nko kwihagarika bisanzwe akaba yakihagarika amaraso. Uzasanga ari wa mwana unyara ku buriri rimwe na rimwe inkari zikaza nk'udutonyanga nyine tudashirayo. Icyo gihe biba bikwereka yuko hari indi mpamvu nyine ishobora kuba ituma uwo mwana aba anyara ku buriri. Ibintu biba bikeneye kurebwa kugira ngo nyine umwana hamenyekane ikintu gituma nyine
anyara ku buriri. Ikindi kintu uzasanga ari wa mwana uhora unyara buri kanya, inkari ntizishiremo buri kanya ukabona nyine ashaka kujya kunyara, icyo gihe naho uzasanga ari ikintu gihangayikishije umwana, aba agomba kujyanwa kwa muganga kugira ngo harebwe nyine impamvu ari kunyara ku buriri. Ibyo ni bimwe mu bintu nyine umubyeyi aba akwiye kwitaho kugira ngo amenye se umwana kuba anyara ku buriri nta bindi bimenyetso afite ku buryo byamuhangayikisha, kuko ni ukuri uwo mwana aba akenewe kwitabwaho kugira ngo nyine abaganga bamukurikirane kandi bamufashe byihuse byihuta kugira ngo umwana nyine agire ubuzima bwiza. Njya kwibutsa yuko Learn with Dr. Diva yabazaniye online academy for teenager. Wowe mubyeyi unkurikiye uri kundeba ufite umwana w'umukobwa, ni ukuri please mubandikishe kugira ngo tujye tuganira, tujye twungurana ibitekerezo. Abana b'abakobwa bakwiye kwitabwaho, bakwiye nyine wa muntu ubumva, wa muntu ubafasha kubakaminga challenge bahura nazo mu buzima bwabo kugira ngo barusheho kumererwa neza, barusheho kugira ubuzima bwiza. Wowe mubyeyi uri kundeba rwose andika inbox niba ufite umwana w'umukobwa, tujye tumufasha gusobanukirwa ubuzima bw'imyororokere, gusobanukirwa ese ni gute yagera ku nzozi ze, gusobanukirwa byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana w'umukobwa. Ikindi tubafashe kugera ku nzozi zabo, kuko uruhare rwawe mubyeyi rurakenewe, ariko nanone hakenewe n'andi maboko, hakenewe n'urundi ruhare rw'abantu benshi kugira ngo umwana nyine agere ku nzozi ze. Ikindi bimufashe no gukomeza nyine gutera imbere nk'uko nawe abyifuza. Ikindi rero ubundi abana banyara ku buriri, ubushakashatsi bwerekanye yuko 20% y'abo bana nyine uruhago rwabo ruba rukora mu buryo butari, cyangwa bafite bladder dysfunction, bivuga yuko nyine umwana aba afite ibibazo by'uruhago, rimwe na rimwe ugasanga nyine anyara ku buriri atari ku ruhare rwe. Ikindi kintu ubushakashatsi bwerekanye yuko 15% by'abana banyara ku buriri usanga nyine baba bafite n'ibibazo by'amara, rimwe na rimwe uzasanga abo bana bagira constipation, rimwe na rimwe uzasanga nyine abo bana ntibanyara ku buriri gusa, ahubwo bagira n'ibindi bibazo by'amara, kuba yagira constipation, izo symptoms zose nyine zijyana. Ubushakashatsi bwerekanye ko abo bana bafite n'ibyo bibazo, ari nayo mpamvu uwo mwana nyine ukwiye kumukurikiranisha, ariko nanone kuri iyo myaka nabwiye 7, ubundi niho dutangira kuvuga yuko umwana nyine afite ikibazo kindi gishobora kuba gituma anyara ku buriri. Ikindi ubundi kunyara ku buriri, ubushakashatsi bwagaragaje yuko abana 15% by'abana bagera ku myaka 5 kunyara ku buriri nyine byarangiye, nyine batakinyara ku buriri. Abana benshi 15% bagera ku myaka 5 kunyara ku buriri byahagaze. Niyo mpamvu umubyeyi aba akwiye kwihanganira umwana, ahubwo hari ibintu nyine ndibabwisha gufasha umwana kugira ngo abe muri ba bandi 15, cyangwa anabireke nyine hakiri kare. Ikindi ubushakashatsi bwerekanye yuko abana bagira nibuze 13%, abana bose bagira imyaka 6 nabo byahagaze, nta yindi symptom nyine bafite. Ikindi ubushakashatsi bwerekanye yuko abana 10% nabo bagira imyaka 7 nyine nta kimenyetso cyo kuba banyara ku buriri bafite. Rero abana, niyo mpamvu umwana utaragira imyaka 7 rwose uba ukwiye kumwihanganira, kuko haba hari amahirwe menshi ukazagira iyo myaka kunyara ku buriri byarangiye. Rero bishobora gukomeza ugasanga 7% nyine z'abana bashobora kugera imyaka 8 bakinyara ku buriri, 5% kugera ku myaka 7 uwo mwana ashobora kuba akinyara ku buriri, 2 to 3% abana bashobora kugira imyaka 12-13 bakinyara ku buriri, ariko abenshi na majorite 15 years nyine biba byahagaze, nta yindi symptom yo kuba banyara ku buriri. Ni byiza rero yuko wihanganira uwo mwana wawe igihe cyose afite ibyo bimenyetso, kuko haba hakiri amahirwe yuko uwo mwana ibyo bimenyetso nyine bishobora kurangira kuri iyo myaka, ahubwo ukamufasha kwiyitaho, ukamufasha nyine gukora bya bintu bizatuma umwana nyine bamufasha kugira ngo arangize kuba yanyara ku buriri hakiri kare.
I'm sorry nyine ndi mu rugo abana baba bari gukina, you know. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje yuko abana benshi banyara ku buriri nyine ni igitsina gabo cyangwa abana b'abahungu, usanga aribo benshi bakunda kugira ibyo bibazo byo kuba banyara ku buriri. Ndongera kwibutsa yuko Learn with Dr. Olive yabazaniye online academy for teenager please. Ifite umwana w'umwangavu, umwana w'umadolescence, umwana ugeze mu gihe cya teenager, umwana wagoye cyane abakeneye umubyeyi, ariko akeneye n'ayandi maboko kugira ngo nyine umwana akure neza, akure afite ubuzima bwiza, ikindi agere ku nzozi ze, yarasobanukiwe ubuzima bwe bw'imyororokere, kandi bumufashe ni ukuri kugenda overcoming some challenge nyine umuntu wese aba yumva yifuza kugeraho. Ni byiza yuko ukora subscribe on my YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, mu buzima bw'umwana uri mu nda, ubuzima bw'umwana wavutse, mu buzima bw'umwana uri kurera, ubuzima bw'umwana w'umukobwa, ubuzima bw'umwana w'umutineja, wa mwana ukeneye buri muntu wese kugira ngo amufashe kugera ku nzozi ze. Njye mubana muri ibi biganiro ni ukuri ndifuza yuko buri mubyeyi wese agira uruhare, ariko nanone natwe tugakontributinga kugira ngo umwana nyine agere ku nzozi ze neza, yavakaminze challenge zose uwo mwana agenda ahura nazo. Nk'uko nari ndi kubabwira rero, hari ibintu byinshi byagaragaye yuko bishobora guteza umwana kuba yanyara ku buriri. Ibintu bya mbere bigaragara yuko nyine umwana ingingo ze zose akivuka, ingingo ze zose ziba ziri gukura, uruhago rukura, rero umwana afite amahirwe menshi nyine yo kuba yanyara ku buriri, ariko nanone nk'uko nabibabwiye ni ibintu bigenda bishira uko nyine n'umubiri w'umwana ugenda umenyera, ugenda ukura, ugenda ugira ubushobozi bwo kuba nyine wahangana, cyangwa uko umubiri we ukura ugeze nyine cya gihe ugasanga ibyo bimenyetso byose birashize. Niyo mpamvu umubyeyi rwose ukwiye kwihanganira umwana, apana ba babyeyi babyuka bakubita umwana, akamukubita hafi kumwica, akamutuka ibitutsi bitabaho. Ni ukuri jya wihanganira umwana, ahubwo umufashe muri rwa rugendo kugira ngo abe yabireka. Ikindi kintu ubushakashatsi bwagaragaje yuko 50% by'abana banyara ku buriri usanga benshi n'ababyeyi babo nyine baba barahanyaye. Niyo mpamvu nanone mbere yo kwita umwana like compare ku buzima, ese nawe wibaze nimba warajyaga unyara ku buriri, hari possibility yuko abana bawe nyine bahanyara, ariko nanone uba ugomba nyine gushyiramo imbaraga kugira ngo umwana nyine areke kuba yanyara ku buriri, kuko nyine nawe bimubera burden, nyine bikamuhangayikisha. Ikindi, umwana ashobora kunyara ku buriri bitewe n'imiti se afata, ashobora kuba anyara ku buriri kuko yasinziriye cyane, birashoboka. Uzumva benshi banyara ku buriri ari uko barose, nyine bameze nk'abasinziriye cyane. Icyo gihe umwana nyine uba ukwiye kugira izindi mezire ufata, aho kugira ngo nyine umwana umwabyuzinge, umukubite, umutuke. Ndabizi yuko hari ababyeyi benshi babikora, kandi ibyo bintu si byiza rwose. Iyo uri kurera umwana ukwiye kumubwiza ubugwaneza, ukwiye ahubwo kumufasha, kuko nawe ntabwo aba yishimiye ibyo bintu. Ukwiye rwose kumufasha kugira ngo nyine ibyo bimenyetso bibe byagaragara. Ikindi, uzasanga abana bashaka kunyara ku buriri bitewe n'uko bagize ama infection nyine yo mu myanya miyobora y'inkari. Ikindi, uzasanga nyine hari n'ibindi bintu bishobora gutuma umwana anyara ku buriri. Bishobora kuba bimwe mu kimenyetso cy'uko umwana afite diyabete. Ibintu byinshi bishobora gutera kunyara ku buriri. Nk'uko nabibabwiye, igihe cyose umwana anyara ku buriri gusa nta kindi kimenyetso afite, icyo gihe nyine ibyo bintu babiri bizashobora gushira. Umwana ageze imyaka 5, 7, 8, uba ukwiye kumwihanganira wowe mubyeyi, kugira ngo nyine umuhe ya time yo kugira ngo n'uruhago rwe rukure. Ikindi nyine umwana amererwe neza. Nk'uko nabibabwiye, ndababwira bimwe mu bintu ushobora gukora kugira ngo ugabanyirize umwana wawe kuba yanyara ku buriri. Nk'uko nabibabwiye, ikintu cya mbere ababyeyi bakwiye kumenya, uwo mwana ntabwo uba ukwiye kumutuka, kumukubita. Umwana uba ukwiye, ahubwo hari ibintu ushobora kumukorera, kunyara ku buriri bikaba byagabanuka, utiriwe umutuka, utiriwe umubwira ya magambo mabi, yayandi nyine ababaza buri muntu wese. Cyane cyane yuko umwana uko ugenda
umubwira amagambo mabi y'umukubita bigenda bimwica psychological bikaba byamwafegitinga. Ni byiza rero yuko wowe mubyeyi nyine umenya ibintu ukwiye gukora kugira ngo umwana umufashe nyine kuba yanyara ku buriri byagabanuka, cyangwa kuba nyine umwana nawe ubwe nyine yashyiramo iyo effort yo kuba nyine yahangana yuko atanyara ku buriri. Ubundi kimwe mu bintu wagakoze ni uguhindura nyine like lifestyle. Umwana wawe ushobora gukora ku bintu bya nutrition, ikindi ushobora gukora kuba umwana wamumenyereza kujya abyuka hagati mu ijoro kugira ngo nyine umwana atanyara ku buriri. Cyane cyane abana bakunda kunyara ku buriri mu rukerera. Niba wowe mubyeyi warabyitayeho uzasanga umwana kenshi abenshi banyara ku buriri mu rukerera, kuko usanga inkari nyine zagiye ziriyakimira mu ruhago, ziriyakimira zigeraho nyine bitabasha kugumamo. Icyo gihe nubyitaho ukajya ugira ya masaha runaka ubyutse umwana wawe akaba yajya kuri tuwarete, uzasanga uwo mwana nyine atanyara ku buriri. Ariko wihorera umwana akaryama uko inkari zikora zibika cyane yuko uruhago rwe ruba rutaramenyera neza, nyine ni hahandi uzasanga umwana rwose anyaye ku buriri. Ariko nubyitaho ukagira amasaha runaka ubyutse umwana akaba yagenda, ubyutse umwana, ibyo bizatuma n'umubiri we nyine ugenda umenyera ya saha, rimwe na rimwe nawe bimuhe komande aba yabyuka nyine ajye kuri bathroom. Ikindi kintu ni nutrition. Ubundi uba ukwiye kwita ku bintu ugaburira umwana rwose. Nk'uko nabibabwiye, ibintu by'amasukari ntabwo ari ingenzi ku mwana, kuko ibyo bintu bituma nyine n'umubiri usohora inkari nyinshi, cyangwa uko nyine isukari iba nyinshi mu mubiri, rimwe na rimwe umubiri ukenera kuyisohora. Icyo gihe rero uba ukwiye gufata wa mwana wawe ukamenya ibintu umugaburira bizamufasha nanone kugira ngo umubiri we utagira isukari nyinshi, bityo umwana nyine akaba yanyara ku buriri. Nk'uko nabibabwiye, ubundi umwana ntabwo aba agomba gufata ibintu birimo isukari, cyane yuko imibiri yacu nyine ntabwo ikeneye ibyo bintu byinshi mu mubiri rwose, kuko byangije umubiri, nta kintu cyane bifasha nyine umubiri. Instead, nimba ari umwana ukenera breakfast, muhe ibintu bikungahaye kuri proteine, muhe ibintu bikungahaye kuri fat, muhe ibintu bikungahaye kuri vitamins, kuri minerals. Ibintu by'isukari ntabwo ari ingenzi ku mwana, uzasanga nyine byagiriva icyo kibazo cyo kuba umwana yanyara ku buriri. Ni byiza rero yuko umwana umuha protein nyinshi, vitamins, mineral and fat kurusha ibintu bya sugar nyine, kuko uzasanga ni ukuri ibyo bintu bizafasha umwana wawe kuba atanyara ku buriri. Niba ubyutse mu gitondo cyangwa no mu minsi yawe y'umunsi wose, umwana muhe protein, ushobora kumuha ako kagi, ushobora kumuha nyine ifunguro riteguye instead yo kumuha umugati, yo kumuha icyayi, ibyo bintu nyine birimo isukari, kuko uzasanga uko ugenda ubimuha kenshi bigenda nyine rimwe na rimwe byangiza n'amacells amwe y'umubiri, umwana nyine akaba n'icyo kibazo cyo kuba yanyara ku buriri byaba aggravated. Ni byiza yuko umenya ibintu uha umwana kugira ngo bimufashe nyine kugira ngo kuba yanyara ku buriri nyine bibe byagabanuka, kandi ikindi bigirire n'umumaro ubuzima bwe muri rusange, kuko uzasanga nyine abana benshi muri iyi minsi bafata ibintu by'ibisukari. Abo bana bagenda bahura n'ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye by'ubuzima, nyine harimo no kuba umwana yanyara ku buriri, cyangwa kunyara ku buriri, kuba yatinda kureka kunyara ku buriri bitamworohera. Ndaza kubabwira zimwe mu ngaruka zishobora guterwa n'uko umwana anyara ku buriri. Ibyo bintu bibiri ni ingenzi, kuba umenya igihe cyose ubyukiriza umwana wawe akajya kuri tuwarete, kugira ngo nyine bifashe ubwonko kujya butanga iyo command y'uko akeneye kwihagarika. Ikindi, nutrition ni ingenzi cyane ku muntu wese, ariko cyane specifically ku mwana. Nzahora mbibabwira kuko ni ukuri birambabaza kubona umwana afite umubyibuho ukabije, kubona umwana nyine ari kuri risike yo kuba yarwara za ndwara, diyabete, indwara z'umutima, indwara z'umuvuduko akiri umwana, bitewe n'uko ababyeyi be nyine ntabwo bitaye ku byo bamugaburira, ntabwo bitaye nyine ku mirire y'umwana kuva se umutwite kugeza umurera. Ibyo rimwe na rimwe ugasanga nyine
byangiza ubuzima bw'umwana. Ndagushishikariza wowe mubyeyi rwose ujye uhora uha sinakisi umwana, mu gitondo agiye ku ishuri sinakisi, saa sita aratashye sinakisi, nimugoroba agiye kuryama sinakisi. Ibyo bintu ni ukuri byica ubuzima bw'umwana. Umwana ujye umutegurira ifunguro rya mu gitondo, utuboga, umuhe akagi, umwana nyine yirirwe ameze neza. Nk'uko nabibabwiye, iyo uhaye umwana ibyo bintu bizatuma n'umubiri uhora wumva nyine uri furu uhaze, nta kintu nyine ukwishyuza. Ariko uko ugomeza uha umwana isukari isukari isukari, umubiri n'ubundi uhora wumva nyine uha umwana isukari nyinshi ahita agira ipoglisemi, ugasanga umwana akeneye kurya kenshi buri kanya, kandi niko bimushyira kuri risike yo kuba yarwara izo ndwara zose, niko bishyira umwana muri risike yo kuba yagenda nyine ibyo bibazo byo kunyara ku buriri, niko bishyira umwana kuri risike yo kuba yagira umubyibuho ukabije. Guys, mukwiye kumenya ifunguro rikwiriye umubyeyi akwiye gutegurira umwana we kugira ngo amurinde kuba yarwara izo ndwara zose ziterwa n'imirire, ikindi birinde n'ubuzima bwe bwose, kuko umubiri ikintu ukeneye cyane ni poroteyine kurusha ibindi byose. Wowe uri kundeba, ndakwibutsa yuko ikintu umubiri wacu ukeneye ni poroteyine kurusha ibintu byose. Igihe cyose umubiri udafite poroteyine, uzasanga nyine uhora ugukomandinga yuko ushonje, ube wa muntu uhora ushaka kurya. Ikindi uko ukomeza ufata izo sinakisi, uzamera nk'umuntu uri adikitedi, uhora ubishaka kenshi kenshi kenshi, usange nyine ugize n'ibibazo bituruka ku mirire, bitewe n'uko ntabwo uzi nyine ikintu ukwiye kubanza mu mubiri wawe, cyangwa ntabwo uzi ikintu umubiri wawe ukeneye. Ni byiza yuko umubyeyi amenya ibi kugira ngo amenye nyine uko yakwita ku mwana, kugira ngo amenye uko yafasha umwana wiwe agakura afite ubuzima bwiza. Nk'uko nari ndi kubivuga, isukari rwose ifite ahantu ihuriye n'uko umwana yanyara ku buriri. Ni byiza ko ababyeyi bamenya ifunguro rikwiriye ryo guha umwana kugira ngo umurinde ibibazo byinshi, harimo nyine n'icyo kibazo cyo kuba umwana yanyara ku buriri. Ese wari uzi yuko umwana unyara ku buriri, ubushakashatsi bwerekanye yuko uwo mwana ashobora kugira ibibazo by'imitekerereze, ibibazo by'imikurire, ibibazo nyine byo kwisanzura muri sosiyete bitewe n'uko afite icyo kibazo? Ni byiza ko turwanya icyo kibazo, kuko biri muri bimwe nyine bidisitabinga performance y'umwana, imikurire y'umwana, imitekerereze y'umwana, cyane yuko nyine aba yumva nawe ari ikibazo kuri sanawundi, ku bantu nyine bamukikije. Umubyeyi rero ukwiye kwiga sitarateji yose kugira ngo umwana wawe areke kunyara ku buriri, nk'uko nabibabwiye nutrition, ikindi kuba wabyutsa umwana, ikindi niba umwana wagize imyaka 2 nyine umwana atangira umumenyereze isaha runaka yo kuba yabyuka akajya kunyara, bizafasha umwana wawe kugenda nyine brain igenda nyine itanga izo command kuri the same hours, usange nyine umwana ntanakinyara ku buriri rwose. Ni byiza yuko dushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo nyine abana bamere neza. Njya kuza yuko Learn with Dr. Live yakuzaniye online academy for teenagers. Please babyeyi, nimuze twite ku bana b'abangavu, twite ku bana b'abakobwa kugira ngo bakure neza, kugira ngo bapafominge neza, haba mu mashuri, haba mu buzima, bagere kuri za nzozi zabo bahoze bifuza kugeraho, ndetse nawe mubyeyi wahoze wifuriza umwana wawe kugeraho. Zimwe mu ngaruka rero zishobora guterwa n'uko umwana anyara ku buriri, akenshi uzasanga umwana ari wa mwana wigunze, wa mwana udafite imbaraga, cyane yuko usanga ababyeyi benshi nyine baba bababwiye amagambo mabi, baba babakubise bamwe na bamwe. Ni ukuri bigatuma umwana yiyumva nyine nk'aho ari umwana nyine yiyumva nk'aho ari kure y'abandi, bitewe n'icyo kibazo, bikaba byagira ikibazo, byateza ibibazo ku mikurire ye, kuri performance ye mu ishuri. Ni byiza yuko rwose dushyiramo effort kugira ngo umwana nyine tumufashe kureka kunyara ku buriri, kandi ndabizi neza yuko nutangira kugenda umenya uko umwana wawe umanaginga akiri muto, ukamenya ngo umwana ndirinda kumuha amazi menshi, cyane cyane hagati ya saa 10 kuzamura, cyangwa saa 11 kuzamura, ayo masaha umwana rwose ugasanga atanyara ku buriri. Ariko abenshi nyine ababyeyi usanga batabyitayeho, ahubwo nyine akaza nyine ahita amufata nk'aho ari we ikibazo. Kandi nawe mubyeyi ufite inshingano y'uko
umenya icyo umwana wawe akeneye, umenya uko wafasha umwana kugira ngo nyine amere neza. Ndagushimira wowe wakoze subscribe on my YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, ku buzima bw'umubyeyi, ku buzima nyine bw'umwana uri kurera. You are welcome nimba uri mushyashya kandi ushishikariza gukora subscribe on my YouTube channel kugira ngo tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana utwite, ku buzima bw'umwana wabyaye, ku buzima bw'umwana uri kurera, ku buzima bw'umwana w'umwangavu, ku buzima nyine bw'umwana w'umutineja, wa mwana uba udukeneye twese, wa mwana uba ukeneye abantu bamuri hafi, wa mwana uba ukeneye buri muntu umugira inama, umusapotinga kugira ngo agere ku nzozi ze. Ndabashimira mwese mwabanye nanjye muri iki kiganiro kandi mbifuriza amahoro y'Imana, umwami Imana akomeze kubana namwe, Uwiteka akomeze kubagirira neza, kandi rwose mukomeze musharinge ibiganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu benshi benshi benshi, bityo dukomeze nyine kugenda dufashanya twungurana ibitekerezo, nyine dukomeze kugenda tugira uruhare kugira ngo abana bacu bagire imikurire myiza, bagire ubuzima bwiza. Ciao ciao.